Ibihe byiza aho muherereye hose kandi ikaze kuri Aniza TV show isoko y'inkuru zisukuye. Niba uri mushya kuri iyi chaîne wibuke gukora subscribe ubundi tujye tubana mu nkuru zose zitambuka kuri iyi chaîne kandi inkuru zose zisukuye ujye uzibonera ku gihe. Mbahaye ikaze. Iyi video mureba cyangwa uyu mureba muri iyi video ni Miss Uwicyeza Pamela, umugore wa The Ben Tiger B. Ni video ye ari kubyina kakahava, yagaragaje ko nawe ajya yizihirwa akawuvanga akawuceka ndetse akazunguza n'ikibuno, dore ko anagifite kijye gikurura abantu benshi bituma video ze buri wese aba yumva yakomeza akayireba cyangwa akayisubiramo bitewe n'imiterere ye, dore ko imiterere ye n'ubwiza bwe n'inseko ye bitajya bibura ku rutonde rwose rukozwe rw'abagore beza cyangwa abakobwa beza. Ntago Pamela ajya ruburaho urwo rutonde, kandi mu bafite inyuma hanini urwo rutonde ntago ajya ruburaho abafite inseko nziza. Pamela ntago ajya abura kuri urwo rutonde. Ni video rero igaragaza Pamela ari kubyina kandi neza. Impamvu iyi video yavuzweho n'abatari bake ni ukuntu Pamela ari umuntu ukunda ubundi kugaragara mu mavideo ye atuje yicecekeye, atajya agaragara ari kubyina, ariko muri iyi video noneho yaje yahinduye uko n'ubundi yari asanzwe atwiyereka mu mavideo ye dukunda cyane. Yagaragaye noneho ari kubyina akazunguza ikibuno, akabyina no mu mbyino z'umugabo we ajya akoresha akora mu mavideo, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Kandi niba ujya umukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze ntabwo ajya akunda kugaragaza ari kubyina agaragaza ibyishimo bye cyane ku buryo bamubona ari kubyina. Niyo mpamvu rero iyi video yabaye video ya danje. Nanjye nkavuga ni aya makuru ntabwo nayihererana, reka nyasangize abakunzi banjye, dore ko inkuru zose zisukuye uzikura kuri iyi chaîne. Ni rero niba iyi nkuru igushimishije cyangwa ikunyuze uyisangize na bagenzi bawe nabo birebere ukuntu umugore wa The Ben awuceka cyangwa azi kubyina kakahava. Mwakoze mwebwe mwese twabanye muri iyi nkuru, reka mbashimire kandi dusubire mu kindi kiganiro.